Gasuku. Gasuku. Karame boss. Rero itabye rwose. Ndimo natunganya icyayi cya mu gitondo. Yakantu kakabure akabure. God have mercy upon us. Ahita breakfast. Breakfast. Kirira amazi muri douche. For with away. Biraza kugaragara ko polisi iri kubangamira ibisambu yabiritse bikiyibira bikagenda. Ndayijyanye sha umwana wa Nyamirambo ntago nyine. Wewe Gasuku ujye kunzanira ibase isize muri douche. Turashize. Wewe Gasuku. Wambwira utukuntu njya muri douche nagaruka nkabura radio yanjye. Ampuri giye hehe? Iki? Ampuri. Ampuri. We. Ukasana. Ukayase twatukomba ibana ya Krisizi. None twambwira ko ngiye muri douche nisizemo. Igiye. ubwo wayoze rero se nkubwire gufasha. Ngende sigenza. Danona nicaye. Wari wicaye gute se kandi ngewe ko nje hano njya muri douche? Ahubwo wenda kubaza radio ishize twatiri kumva. Oya boss. Nese Nakubaza radio yanjye igiye. ndakubaza radio yacu ishize. Basha. Boss. We ugabanya ubugoryi. Ase boss. Ubwo We gabanya ubugoryi. utangiye gukutsa umuntu kwera atana. None wambwira ute niba wari wicaye hano igira amaguru siciye mu idirishya? None se ubwo wabona nayijyanye muri ayo manuza yawe wambaye. Kandi sha reka nkubwire. Ako se boss nawe ubwo ngubwo nubundi. Boss biki caka radio yanjye sha. Bana nicaye hanga boss. None niba wicaye hanga igiye hehe? Ubwo nyine barayiri nako imbabazi. Uyirigitiye kandi nako ntaho ijyanye. Ntago ijyanye. Ubwo yabigiye. Kuko utamaze muri douche ntago wambwira ngo umujura araza acomora radio. Wicaye hanga hani wari usinziriye se? Warebye munsi y'intebe se? Bundi mwawe bundi mwawe ugabanya ubugoryi. Ugabanya ubugoryi. Ibintu nk'ibyo Urakwereka umuntu ubuhene ubuhene se. Iriya radio itabonetse nako. Nese radio. Ziba. Ibintu nk'ibyo ubwo busambo kutabwigeze wambwira gute ko utangiye kwibira kuri radio yanjye? Ni utangiye kwigira kwiba se? Nese mbe bazaryaga imyenda zigeze no kuri radio ubu ngubu zitangiye kuriranya na boss umushara wanjye ndaje mugure kandi. Urahura saho gudakubiswe. Umva se utongera kuzana ubwo bugoryi nk'ubwo ngubwo narabona radio yanjye. Kandi ibintu byo kwivugishwa ngo ndagukata aho gutanirukanwa. Nese ndabanirukanwa nakoze. Apapaticumu n'ingane zikirwana muri gupfiki. Bigenda bite? Si boss Wose kandi uje. Nese urabona ngende mutwara sibo mu mudugudu urabona wishe umuntu bibatabembaza. Bigenza bite ne mumbwiye? Okay, reka nicare mu biganire ahubwo wabona munabizanyeho. Bigenza bite sha? Bigenza bite wewe agiye muri douche ajya koga nako ajya koga. Agiye koga ajyana radio. Nese ndabana kukubaza. Banza ndana twari ko boss ni ndumukozi nindakombona mwese muri ingige. Boss ni ndumukozi nindakombona mwese muri ingige. Reka koko twaterwa. God have Uyu ni boss wawe? Ni boss. N'uyu mwera? Ko sinigera ko boss. Boss nibwo akiva koga umwera 2-3 nyine hari hasigaye gakeya. Ubwo niyo mpamvu ahitananuka niyo mpamvu imbavu zisazana yari afite cowe. Mukora ibyo mushaka byose ariko ndavuze ngo mwese nawe utavuyemo. Jya kurega. Nta bintu byinshi ubwo ngubwo niba ubuze radio nyine ubwo wayihembye abana b'inyamirambo ubwo iyakire njye ubwo nta kintu nabafasha. Nta kibazo nahe. Afesa mudugudu we bimeze bite se? Danze kumera mwana. Ugiye saha hepfo. Umva. Utagira ngo byarangiye. Nuko mbonye mutwara sibo yarabijemo nawe. Nari hari uturaporo nanjye gukora hepfo hariya. Ariko hari haruguru yaho kwa Gasuku hari ikibazo cyahabaye haciye. Ikibazo bwoko kizi.
boss we yenda kumwica ngo bamwibye radio sinzi uhacu rero ngiye birananiye ndigendeye so nka kubutampaye raporo nk'umaze kiko narenje kukureba n'ubundi nari nzamutse narenje wawe ariko tujya ngo byarangiye biki ibyabaye ampuri yanjye Nope. cyaza cyampuri n'icyo kiri wakwe narenje kukureba ubu ngubu none uburambo ngize imana nese rwatse tukajyana gukemura ibyo bibazo nazibye ngaho tuzi wishime oya nanjye baramamagaye uragira ngo nijyane bankurame genda mani uhamagare abanyerondo bazane n'inkoni bakubitagure mu mugongo nawe ntacyo umaze mwana ukuriye ubusa rwose uwo mutwe wajyaho harimo amazi barayibye nese ubundi burira uvuga ko ari radio wari ufite ntabwo se sha ubundi ko nakotse ubundi kandi sha reka nkubwire kamenyero yanze nyine we nakamenyero yanze nyine ntabwo ngo gasuko yenze bose ye baba mwana we ariko koko ngo ipusi ishaje imbeba zigira uti ngo nanjye ndagira gutya kandi reka nkubwire wa mwana we ushobora kuba udaheruka kujya kwivomesha amazi mu mutwe wa mukozi we wa mukozi we ngewe mukozi reka nkubwire sha ese kuki ino shati wazangurira ntazayikugurira se iki wambwa we tangiye no gutukana ubwo si ibyo byimbwa bijemo gute ubu ngo niba uri ndimbwa ubwo wowe uri iki ibyo rwose ntiwongere kubimbwira kuko ampuri yanjye irayitaje reka nkubwize ukuri nawe ayo nkurimo nta nubwo wanandarira ese ubwo ngubwo gusa amezi yose nawe maze ndabona na mudugudu ngwino hano Genda shake muri mubiki muri mubiki turi mubiki sura bara urafashe ubugo reba ibintu tunze mu mudugudu wawe dore ngiye muri dushe rero siza mpuri yanjye hariya ndi kwicuranga ndangije vuye muri dushe naje nsanga radio iragiye nta n'iminota 5 maze isubwambira ute ko radio nanjye jashira radio ngiragiye nibigabaguru mbore mbabwira yende wasanga radio igira amababa ntawambe muri gihugu cya president Paul Kagame ntawe ukitwara uko njya kumufata amashaka aho gufite ikihe kibazo yakwibye radio cyangwa yijyanye ngiye muri dushe radio yanjye nari ndi kuyicuranga nese we ntabwo muri dushe radio ndayibura so wambwira gute ko igiye ngo radio yagiye nase ubwo radio nta muntu yagiye ngororo nyakubaha witwa okay nge banyita bwarayaze uyu bakamwita nde bamwita Gasuku akaba ari umukozi wanjye umukozi mumaranye igihe kingana iki nge maranye nawe imyaka 2 nese muri imyaka 2 yamembye umwaka ubundi wagiye none subwo nkubaza nyuma y'imyaka 2 mubanye kuri uyu munsi wujuje umwaka wa 2 cyangwa imyaka 2 umwaka urengaho nk'iminsi mikeya nk'ukwezi niba atari ibyumweru none igihe mumaranye uyu munsi niba ubonye ko yibye radio cyangwa umaze kumuhaga nawe ushaka kumwishyura ese mutugureka mubwire jewe ibyo mubwira niko kuri genda mubwiye ngo nshyira amazi muri dushe twari turi kumva n'andirimbo ya Krisizi ngo bana kuri radio yanjye ndamubwira ati nshyira amazi muri dushe anjyaniye y'amazi gasohoka njya koga ngiye koga radio ngiye nyisizemo hano ngarutse nsanga nayirimo kandi yambwiye ko atigeze ava hanga ngo radio yagiye ngo rero wavugaho usundi ko nabonye ukunda icupa ubwo ntiwayinywereye umukozi watanabizi ukaba urimo urabimuzi kandi igiye muri dushe hari none se ubu nyakubahwa bwarayaze ubu ko uyu mukozi wawe ugiye kumuruhisha radio bwarayaze iyo soko ihuruza nk'amayinitase nkanaturutse hano habaye iki kibazo abangabo ngo bibanya amaradiyo niba ari uwayibye ariko ndabona radio yagiye ntabwo bigeze avuga ngo yibye radio yagiye nese igira amababa akirimo arimo ubwo umuntu wibye umugabo ni ngo ni umukozi wera ubu urabona uyu atayinywerere bari kurebera mu gitaro wabuze iki nese dore n'uyu mutwe umeze nka radio ahubwo se yagiye acuranga uyu mutwe ngo ni radio uyu nguyu arimo arakemura ase mwabagabo ubundi mwese muje gukinira mu byanjye mbimenye ako bana nta flash umuntu wayibye nta flash yasezera umva ngiye cyanyereka nk'umuntu wakwibye sha namuca nk'amano rimwe kurindi umva iki nacyo uzi ko iki kimeze nk'umwice nose ubwo ibyo ni ibiki waba ubuso wawe buri iki gihe hari ahantu wigeze wumva bihanira bari yakuru n'umwice wowe ntumubona kandi ahubwo wowe ndabona usa nk'igisambo ahubwo ngiye mu dugudu uvuye se ugiye mu dugudu demara nani umuturanyi hano hepfo uri umuturanyi ubwiwe n'iki ko hano habaye ibyo bibazo ndazamutse mbona hari ikibazo amara ucunge neza wasanga radio ari uyu mugabo wayijyanye kareka
urumva afite ari kuvuga amagambo yaboze gusa marire ako uyu mudugudu we nuno musatsi ucuramye ajyanga rwaye bwa kihugu n'ishya uyu niwe mudugudu se umva uratukuyoboza umva gatuko mubwire sibyo cyangwa umunwa wawe nakari kandi nabwo niba uri kukugushimisha ara kwakira kibambasi urumva nuko mwateje usaku habaye ni boss rero ngo radio yagiye none yari gusakuza nk'abantu habaye umuganda neza ukuntu uri gusakuza kunaye gusakuza se habaye ikindi kubabaza hano mwakoze inama neza ko muri kunsakuriza n'ibijyanye radio yanjye mani barayitwaye bose bayitwaye gute shana ningiye muri douche tu kirara irondo turyishyura ubusa radio yanakubangamiraga ni ngombwa ngo bayitware ni we muyobozi irondo ni gute ritaba ririnda ibintu by'abaturage bakarinda biba irondo uri kuvuga ni gas ese ubundi ku irondo rikora nijoro rikora kuba ubu nawe uzajya ubura kwirindira niba ari naho cyangwa iki kigabo cy'ibyanywa bibi nk'iby'isekurume irondo si irondi tubishyurira iki igihumbi twishyura cy'umutekano kigendera ariko uvuga ko irondo rikora mu masaha nijoro kubera ko muba mwagura umuntu arinda yigurira kamera mudahari ahubwo utanangira ahubwo muceceke hano nifitiye kamera aya mashusho bakora yayafasha akareka kamera ibyo bintu ugira ngo se kamera ibyo bintu yabifata yabifata neza cyane ifite amashusho meza muze ko numvaga afite ubwoba kabihakana buriya karahireka uko mbona ufite ubwoba shaka kamera yanjye ndabizi ndayizeye ifata ikintu ku kindi agashana amagambo no mugabo ari guhurutura ntago ari muze njye kwereka hano maze nk'umuntu ushaka kugenda ntari bitangende barebere mfite kamera hano mbereka amashusho murebe nimba kuko nimbaje umujura cyangwa ataje ihute vuba so vuga ujye uvuga washyizemo mu bikorwa uri kunyihutisha ashakuje niba ari tugiye kubafasha cyangwa niba wabyibye ufite amagambo wewe umenye uwo ubwira n'umudugudu ni umuhungu uko mbona avunagura intoki bimeze bite igisambo cyaje kigaragaza singaho gasukuye kambe nkucize ucegese kandi bagiye kuri reka ikibazo ko cyamagaye mu rugo ese yabo baretse sha niba atari wowe wabize urimo uragenda ujya kandi sha ahubwo namenyese yagakwiye kuza ariko sha genda ubwo akanjye n'ahantu nshaka ese warugiye naho bari baguhamagaye katurebe neza tuza ingofero si yindi yanjye se abona yarayibye umva rero boss bwara kurura icyo gisura neza gisa nk'ijoro ryanze gucya turebe hakuye usingereba ijigo uyu mugabo umuhungu ndabona ari uyu muntu wose uyu muhungu reba ino mpfundiko uyu mpfundiko ikiza mbese nagenda atambitse ibirenge ubusa uyu nguyu uyu muntu ni ubu shayini ko tumuzi muri no mudugudu uri kubona ari njye mujyanama dukemure uyu muntu si wowe uyu muhungu reka iki gisura ni cy'umugabo ntawe reba aka kajambo karahangana ni kwifasha fasha nawe ndebe reba aka kajambo uyu muntu si uyu muhungu reba aka kajambo byo byonyine isembe nyakare ahubwo iki ni igisambo reba hano icara hasi icara sha aka sha izo kamera zanyu zaranahumye عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته